Sashimwe akoze tugiye gutangira gahunda y'uyu munsi. Abashyitsi bakuru twari dutegereje bamaze kuhagera. Nagira ngo mbanze mbagezeho gahunda y'uyu munsi yo kwibuka ku nshuro ya 20 baha Rwankuba na Kiramuruzi bishwe bakicwa ari abakristo, ndetse wajya no kureba ugasanga harimo abari abakristo bakoze jenoside, aho gutabara ahubwo nabo bakagira uruhare kugira ngo bamareho abatutsi bahangaha Rwankuba. Njye nitwa Gilbert Nzayisenga, ndi perezida w'inama njyanama muri uyu murenge, ariko nkaba n'umukristo wa ADEPR. Njye tugiye gufatanya kugira ngo iyi gahunda igende neza. Nagira ngo rero Imana yo ishobora byose, nyuma araza kurikiraho gahunda yo gufungura ku mugaragaro nk'abantu abaye iki gikorwa bwa mbere cyo kwibukira ahangaha, ndetse twabubatse na monima yanditseho amazina y'abakristo bazize jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihe uwo mwanya uri buze kujya gukorwa n'abayobozi, korali ya sipi n'abiririmba Gatare araza kutugezaho ijambo ry'ikaze, nyuma haraza kurikiraho indirimbo ya korali Umubwiriza idufasha gukomeza kwibuka umurenge wa Murambi. Ariko kubera gahunda nyinshi zihari, ubutumwa bw'umuryango Yibuka ushobora kuza kubuzana mbere kugira ngo aze kujya kwakira abandi ushyiraho na ndirimbo yo kwibuka. Tuze kwakira ijambo ry'umushyitsi mukuru ndetse n'ijambo ry'uhagarariye ubuyobozi bw'akarere. Nuko gahunda iteye. Nagira ngo mbere ya byose nsabe umushumba Paruwasi ya Ngarama yigire hino dusenga Imana none kugiza izindi gahunda. Murakoze. Turagushimiye uyu munsi mwiza waduhaye, kandi turagushimiye ko twese turinze tukajya ahangaha amahoro. Muri uyu mwanya twaje kwibuka abatutsi bazize jenoside mu 1994, kandi bari n'abakristo ba ADEPR. Turagushimiye ko wakoze ibikomeye, hanyuma hakagira abarokoka. Natwe kandi tukaba turi ahangaha kugira ngo dushimire izina ryawe, ariko kandi tunibuke abacu badukuwemo. Turagushimiye rero uyu mwanya mwiza waduhaye. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri gahunda zose, kuva dutangiye kugeza dusoje. Ubuntu bwawe ubane natwe, tubisabye duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo, amen. No gukomeza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kwibuka abayizize, kwibuka ingaruka zatewe na jenoside, ariko tunafata n'ingamba kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Nuko umushyitsi mukuru rero nagira ngo mwongere munyemerere mugerere dufate umunota umwe wo kwibuka. Murakoze.
murakoze. Mu gihe rero tambuke yunamire aba bantu kandi akiri n'indabo kumva ku rwibutso. Murakoze. Murakoze cyane. Reka nsabe uhagarariye ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo na Nyagatare. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Reka dusabe aha batambuke bakizabo namire bari abantu bakira mu bari. Turagushimiye muri iki gitondo duhaye kugera hano i Rwankuba. Turagushimira ko uri umubyeyi wacu bugufi. Turagushimira ko wabanye n'abantu bawe bose bicaye hano, kandi tukaba turi muri iki gikorwa cyo kwibuka bene data twafatanije umurimo w'Imana, abandi bari baturanyi bacu n'abavandimwe bacu. Twaje kubibuka rero, twaje Mana hano kugira ngo turebe neza kandi twiteho rwose. Uvane umwiryane mu bantu bawe, kuko wadusezeranije yuko igihugu cy'u Rwanda uzakigira cyiza. Turagushimira umugaragu wawe watoranije kutubwira ijambo ryawe.
ijambo ryawe rituruta ubukuru, ijambo ryawe niryo ryaremye isi, ijambo ryawe niryo ryubatse abantu bose, kandi ijambo ryawe niryo ryatugaruye imbere yawe kugira ngo dukomeze tukumve kandi tugukorere. Bana n'umugaragu wawe, akanwa ke katuryohere, kandi ijambo ryawe riryohera abantu bose bicaye aha. Imitima sitekane, kuko tuzi ko ufite umutekano mwiza kuruta byose. Izina ry'Imana Data nihabwe icyubahiro, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Muraho mwese. Dushimiye Imana cyane twebwe twese abari hano kuri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 hano mu rurembo rwacu rwa Nyagatare, by'umwihariko hano iwacu i Murambi ndetse i Rwankuba. Ndagira ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro byo kubaho, kubera yuko Imana iracyahari, yakoze ibikomeye, n'ubu dufite ishimwe ryinshi. Nagira ngo munyemereye nk'uko bamaze kubivuga, njye ni Pasiteri Kayijana Yohani, umushumba Paruwasi ya ADEPR Murambi. By'umwihariko amakuru ya hano menshi ndayazi. Imana impamagara natangiriye hano umurimo w'Imana, kandi nahabaye imyaka itari mike. Ndasoma umurongo umwe uri mu gitabo cy'Abikorino ba kabiri, ni igice cya mbere n'umurongo w'10. Umurongo w'10, Abakorino ba kabiri igice cya mbere umurongo w'10, ndavuga ngo yatorokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Amen. Hari ibintu Imana yakoze bikomeye cyane. Umugambi w'Imana ni uwo gukiza abantu, ntabwo ari uwo kurimbura abantu. Kurimbura abantu ni umugambi wa Shitani, ntabwo ari umugambi w'Imana. Rero uyu mwanditsi ahumikiye n'umwuka w'Imana, natwe ijambo uyu munsi rishobora kudufasha. Aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, twebwe twese abari hano. Iyo mvuze ngo twese bari hano n'abana batoya babutse nyuma ya Jenoside, ni uko hari abantu barokotse hanyuma nabo bagashobora kuvuka. Yaturokoye rero urwo rupfu, nanone iracyaturokora, iracyahari. Ibyiringiro byacu bigiye gukomeza kuba mu Mana. Uyu muntu uravuga kandi biracyakomeje kuturokora. Yarokoye abantu mu gihe cya Jenoside, iracyarokora abantu na n'uyu munsi. Kandi hari n'izindi mfu Imana yagiye irengeraho abantu, ariko Satani nanone yaziteguye, ariko Imana ikarengera abantu bayo. Ni ukuvuga ngo rero haracyariho ibyiringiro byo kubaho, haracyariho ibyiringiro yuko umuntu wese yakubaka ibyiringiro muri we, mu Mana, kuko ibyo ngibyo bizaguhesha umutekano. Umugambi w'Imana uracyahari. Umuhanuzi umwe witwa Yeremiya, ibice 29 n'umurongo w'10 naribuze kuza gusoma, yaranditse aravuga ngo erega ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi. Imana igambiriye kutugirira ntabwo ari ibibi, ni byiza. Ifite umugambi mwiza ku bantu yaremye, kuko cyane cyane umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Ntabwo rero Imana ishobora gutakaza ishusho yayo, kuko uyu muntu ni umuntu w'agaciro. Rero uwikoraho n'abakihemukira n'ukora ku muntu waremwe mu ishusho y'Imana.
kandi ntabwo ivuga ngo ni ukugira ngo ibyo nibwira nzabagirira ntabwo ari bibi ni byiza. Iranavuga ngo ahubwo impamvu uko kugira neza kw'Imana, impamvu umugambi w'Imana ukomeje, aravuga ngo ni ukugira ngo mbarememo umutima mushya w'ibyo muzabona hanyuma. Yesu ashimwe. Kubera ko ibyiringiro n'ugukomera ku Mana bihesha umuntu kureba kure cyane aho amaso yanjye adashobora kugarukira. Rero abantu bose bakwiye gushyira ibyiringiro mu Mana. Uwasenze yavuze ngo Imana ikwiriye gutanga ubumwe n'ubusabane mu bantu, kuko uwo ni wo muco w'Imana, niyo kamere y'Imana, kandi abaremwe mu ishusho y'Imana niyo kamere nabo bagombye kugira gute kugira ngo mbarememo umutima mushya w'ibyo muzabona hanyuma. Bivuga ngo ibyiringiro cyangwa umugambi w'Imana uracyakomeza, ntabwo wigeze uvaho. Imana ikomeje kugira umugambi rero w'ibyiza, kandi abanyarwanda ibyo ngibyo turabizi, yarabidukoreye. N'ubu ngubu turabishimira Imana, kuko n'uyu mwanya wo kugira ngo dufate umwanya wo kwibuka ni byiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe kimwe mu itorero ryacu rya ADEPR habaga ko kwibuka, abantu bamwe bafite ingengabitekerezo yuzuye. Iryo jambo ingengabitekerezo yari itaraza kugira ngo abantu bayimenye, aho ugasanga ariko kwibuka ni ukuzikura ibibi, ni ukuzura akaboze, ni ugutuma abantu ndetse batiyumva mu mutekano. Ibyo ngibyo byabayeho ngenda bizi. Ariko uyu munsi turimo turashima Imana, kuko itorero, abakozi b'Imana, abakristo bumva ko uyu mugambi ubumwe bwabo n'ubudaheranwa, kandi mu buryo bwo kugira ngo bibuke, ari ikintu cyangombwa, kuko ibyabaye kuba abavandimwe bacu nta muntu n'umwe wabyishimira ngo avuge ngo noneho ngo afite ishema. Izo mpamvu rero umugambi w'Imana uracyahari, ni mwiza. Reka mvuge nihuta impamvu tugomba kwibuka. Iya mbere ni ukuzirikana ko jenoside yabaye mu manywa y'ihanga. Hari ibintu bitaga gukora, ntabwo bakoraga nijoro. Abo bakozi babi bakoreraga shitani bakoraga ku manywa, nijoro ntabwo bakoraga. Urumva ko bari babigize umurimo cyane. Tugomba rero kumenya yuko jenoside yabaye ku manywa, abakuze, abazi ubwenge barabibonaga. Icya kabiri, kwibuka no gusubiza abacu bazize jenoside agaciro n'icyubahiro bambuwe. Iyo tubyibuka twongera tukabibuka, tuba tubasubiza agaciro. Icya gatatu, kwibuka kandi ni ukwamagana jenoside ngo ntizongere kubaho. Nicyo gituma tuba duteraniye hano, nta nubwo ari n'ikindi. Ikindi cya kane, ni umwanya mwiza wo kwisubiraho no gusaba imbabazi ko umuntu watatiye igihango cy'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda babanaga neza. Umuntu akisuzuma muri we, akiyunga n'Imana, kandi amaze kwiyunga n'Imana aba afite umwanya no kwiyunga n'abandi Banyarwanda. Nanone kwibuka ni umwanya mwiza wo kwiyumvamo umutima w'imbabazi, kubera ko kubabarira nabyo bitanga umutekano. Ntabwo navuga umwanya hano ngo mvuge ingaruka mbi zo kudasaba imbabazi cyangwa se kudatanga imbabazi, ngo mvuge ingaruka nziza, nta mwanya nabibonera. Ariko ni umwanya mwiza wo kumva, umwanya mwiza wo kwiyumvamo umutima w'imbabazi. Kwibuka kandi ni umwanya wo kwiyumvamo icyizere cyo kubaho muri iki gihugu. Dufitemo icyizere nk'Abanyarwanda, kugira ngo n'urubyaro rwacu ruzabe urubyaro rwubaha Imana kandi ruzimana, cyane cyane ko Imana ifite umugambi mwiza ku Banyarwanda no ku bantu yaremye. Kwibuka nanone ugushimangira n'ubumwe bwacu n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Ndagira ngo rero tuze ijambo ry'Imana twasomye rivuga ngo iyaturokoye iracyahari, kandi umugambi mwiza w'Imana uracyakomeje. Nushaka ibyo bintu bifate byombi, kuko iyaturokoye iracyari, ntabwo yapfuye. Umugambi wayo mwiza ku bantu bayo uracyakomeje.
rero by'umwihariko abanyarwanda Imana bafiteho umugambi mwiza. Ndagira ngo mbifurize kwibuka kwiyubaka, Imana ibahe umugisha. Baba uyu munsi kugira ngo twibuke akarengane k'abanyarwanda, by'umwihariko abakristo barenganye hano i Rwankuba, ndetse muri iyi komine yacu yitwaga Murambi bahuye n'ibikomeye byinshi, ariko abarokoye turagushima. Turasabye rero twubakemo umutima wo kugira ibyiringiro byo kuzabona ibindi byiza hanyuma, kugira ngo uwo mwuka, uwo murage uzakomeze kugeza igihe uzaza gutwara itorero ryawe. Ndagushimiye ko twumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. none insanganyamatsiko iragira iti twibuke twiyubaka. Mu mwanya muto dusigaranye, reka mpindureho gahunda gato kubera perezida Ibuka afite kandi bashyitsi agiye kwakira. Ndagira ngo musabe atambuke. Ishimire rikomeye n'izina ry'itorero umushumba Dutsi Gicumbi unahagarariye ubuyobozi bukuru bw'itorero, kugira ngo mbere y'uko ngire ubutumwa ntanga nk'uhagarariye umuryango Ibuka mu karere ka Gatsibo ariko navukira aha, hanze bashimire cyane itorero rya ADEPR. Tumukire ku buyobozi bukuru butubwire ko dushimishwa n'uburyo itorero ADEPR rishishikajwe no gusubiza agaciro abanyarwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi, kandi nabashimira ko munagarura abanyarwanda benshi kuri Kristo. Bwana abahagarariye akarere muri iyi gahunda yo kwibuka, bashumba muteraniye hano mwese, abakristo, abavandimwe barokotse jenoside, n'abaturage ba Murambi ndetse n'abaturutse ahandi badukikije, nibagiwe kandi abavandimwe bahagarariye inzego z'umutekano. Nagira ngo ntangire mbasuhuza kuri uyu munsi. Neza ashimwe. Pasiteri yigishije isomo rikora ku mutima, ariko yakomeje no ku magambo tutajya dukunda kuvuga yo kwibwiza ukuri. Ijambo ryanjye uyu munsi ndavuga ijambo ryitwa kwibwiza ukuri. Nk'abakristo, nk'abaturage, kandi ndagina kuko nabasaba imbabazi ko hagiye kubaho guhinduka kwa gahunda, kubera ko hari itsinda ry'inararibonye riwe na muzehe tugira ngo murarizi, tuza kubakiramo mu kanya 5:30. Rero ntabwo ari uko nifuza kubana namwe, ubundi nakuje ko dutangira tukajyana ku musozo. Uyu munsi tuhagaze hano bicaye abantu bamenyekanye izina ku yindi 93, naringiye kuvuga ngo baragera kuri 93, ni 93. Ntihaza kuboneka umwanya ariya mazina twayasoma tukayibuka tuyazi, no kongera nko kubahamagara tukabagarura imbere yabo tukabareba, tukibuka ubuzima bakundaga nk'uko natwe bukunda. Umuntu wanga ubuzima, umuvandimwe Pasitoro bagukomeje mu isi ishize yabuze umwana we, ariko iyo umuntu abuze umuvandimwe akabura umwana we igikuba kiracika. Ariko noneho igihugu cyabuze abana 93, ko mutekereza bigenda gute? Kandi si bo gusa, bo muri jenoside yakorewe abatutsi bapfuye bamenyekanye barenga miliyoni. Uyu musozi twicayeho ni umusozi wa Rwankuba, kugira ngo murabuze. Iyo bavuze Rwankuba bakavuga na Murambi, abantu bumva ibintu bibiri, bahita bumva Gatete. Utaranavuga ikintu ngo we Murambi batarashakisha mu kwa Gatete, bavuga Rwankuba
ukumva abakozi b'abanyamurava mu kwica. Abakristo ba ADEPR bavandimwe duteraniye aha, n'umusozi wacu washize imyaka 29 jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo zabo zari za FPR Inkotanyi zari ziyobowe n'umugaba wazo nyakubahwa Paul Kagame, akaba na perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi. Iyi myaka 29 dusigiye iki? Twize iki? kugira ngo nibivuga buri muntu wese yibaza icyo yize. Ntabwo biteye isoni kuba uyu munsi tujyanye n'ikibazo cy'ingengabitekerezo. Pastor mwakoze kubikomozaho, ariko niko kuri kwacu. Nababwiye ko uyu munsi ari ubwibwiza ukuri, niko kuri kwacu. Ese muracyashaka umuhoro se? Hari umukristo ushaka umuhoro kandi kugira ngo atere mugenzi we? Ingengabitekerezo n'ibiganisha. Hari ubwo ushaka ngo ushaka abanyemari muri bo tuganisha. Kirazira kwambura umuntu ubuzima. Hano uri umukristo ngo kirazira kikazirizwa. Tekereza n'itorero haramutse harimo umuntu ufite ikibazo cy'ingengabitekerezo. Ariko ubwo ntituzarifata nk'ijambo riri aho gusa, twumva icyo risobanura. Ingengabitekerezo ya jenoside ni ukugambirira kumara abantu kubera ubwoko bwabo. Ujye mubisobanura gutya. Niba kubwira ko ufite ingengabitekerezo, ujye wumva ko bakushinje kugambirira kumara abantu kubera ubwoko bwabo. Ubwo ninde wumva yamanika akaboko uyu munsi akaza imbere hano abapasitori ko ari benshi hano bakamusengera babaswe n'iyo ngengabitekerezo yo kugambirira kumara bagenzi babo? Ubu hari uwabitwiratira agashyira akaboko hejuru? Hari uwabitwiratira akabyigamba? Oya, ntituvuge ntacyo bisibyo batanaganira. Hari umuntu wabyirata ibyo bintu? Ariko ni munsi hari umuntu wabyirata ibyo byo mu mwijima se? Ibyo byo mu mwijima muzi ko Imana ahita ahareba. Kugira ngo nsabe yuko uyu murenge wacu waba umugisha, kuko iyo ndebye umuhasitoro ya ADEPR ifite kugaga abantu kuri Kristo, ubundi mbona leta yakoroye, mbona RIB yakorohewe, mbona gitifu yakorohewe, mbona polisi yakorohewe. Abaturage basengera muri ADEPR baramutse bagendeye mu murongo w'Imana ishaka, ntabwo ari polisi zaba zuzuye cyangwa baza buri munsi tubona bafatiwe cyangwa bafashe kuriya. Uyu munsi icyo mbisabira abavandimwe duteraniye aha, mwebwe gusa, ni uko twabifata nk'intego ko muri uyu murenge wacu n'itorero ryacu ryiza rya ADEPR nta hantu hazongera kuvuga ingengabitekerezo ya jenoside, nta hantu hazongera kuvugwa amacakubiri, nta hantu hazongera kuvugwa inzangano, amarozi n'ibindi bisa nabyo byose. Ibyo rero nitubigeraho tuzaba turi mu murongo mwiza wo kwitegura Kristo. Iyo mu butumwa bumwe mu bavandimwe bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi hano mu murenge wa Murambi cyangwa se abaturutse ahandi, kugira ngo mbasabe mukomere. Ntabwo byari byoroshye nk'uko pastor yabivuze, kubona abantu babyuka mu gitondo umurimo bawise kwica ngo tujye gukora. Twebwe muribuka twaravuze ngo twifuza kuzabona umuntu umwe cyangwa babiri. Waba warahishe umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa benshi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, agahisha umwe ariko ntiyica undi, hanyuma uwo muntu tukazamugenera ishimwe. Yaba ahari? Niba adahari, muri ADEPR muzamudushakire, umurenge muzamudushakire n'ahandi. Niba ahari, reka tuzabikore
binyuze mu nzira ifashijwemo n'umurenge, uburyo nk'umuryango wibuka tuzamugenera ishimwe ry'ubumuntu, ikimenyetso cy'ubumuntu, kandi ubwo na ADEPR turatumye ngo tuzafatanye. Ni ikintu cyiza cyane cyo gushishikariza abantu ubumuntu, gukundana, kubana neza, ariko utarahisha umwe utunge agatoki k'uwo mwangano bamukwicira, ugahisha uwo ufitemo inyungu runaka ntazi. Ubwo bimara guhamywa n'inzego zibigenzuye, abacitse ku icumu bakabigenzura, inzego z'ubuyobozi bakabigenzura, yewe n'itorero ryadufasha aramutse ari uwo mu itorero rwose bamugena igihembo kingana n'amafaranga miliyoni. Abo twabuze odiya ntabwo dukeneye amashyi, murakoze. Ni ukugira ngo gusa, ntabwo ari ukugira ngo tumushimire ko yahishe umuntu, ahubwo ni ukugira ngo tumushimire ko yatanze isomo abakiri bato bazigiraho, hanyuma bakamenya ko uwishe umuntu umwe burya ngo aba ari isi, kuko Imana yaremye umugore n'umugabo bakomokaho, none tungana gutya hafi miliyari 7 n'abaturage batuye isi. Umuryango wibuka rero twifuza ko umuryango ushishikariza abantu urukundo, ushishikariza abantu kubaha ubuzima, ushishikariza abantu kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo aho iva ikagera. Ubutumwa bwa gatatu ni kugira ngo hano ni ubutumwa bw'ishimwe ku buyobozi bw'igihugu cyacu. Twagize umugisha mu myaka 27 ishize, tuba mu gihugu kiyobowe n'umugabo w'intwari wa Paul Kagame, yagize abamufasha muri urugendo rw'imyaka tumaze. Yadufashije kutuyobora mu cyerekezo cyiza, guhindura ubuzima, abacitse ku icumu babana n'ababiciye, itorero rirongera riyubaka, igihugu kirongera kiriyubaka. Ndagira ngo sabe buri muntu wese waje hano mu bushobozi bwe atize imbaraga ze uko azishoboye umukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo twongere intambwe ku byo twagezeho, kandi tubashe kurinda ibyo twagezeho n'indi myaka 100. Kugira ngo nkomeze ku butumwa, abacitse ku icumu baragize bati uyu mubyeyi waduherekeje tumwituye kubabarira abaduhemukiye, tukabakuraho umutwaro w'izi manza gacaca. Zari imanza zirenga 1000 bikorwa ngira ngo mu kwezi kumwe cyangwa 2, ariko hano arabondeba hano umunsi umwe gusa bicaye hano haruguru bagize imanza zirenga 100, babarira abataraje kubasaba imbabazi. Ese mu itorero mu baturage ba Murambi icyo tukigiraho iki? Nagira ngo kubera icyo nsaba itorero rya ADEPR ko mwadushyiraho inyigisho z'isanamitima, mwadushyiraho inyigisho zihuza abaturage ba Murambi, yaba abakoze jenoside ndetse n'abarayikoze, kugira ngo tubashe gushimangira ubumwe bwacu. Hamya ko abaturage biyunze, ariko tugomba gushimangira ubumwe bwacu ndetse no kubaka ubudaheranwa butajegajega. Iyo bavuze ubudaheranwa sinzi niba mwumva icyo bivuze. Ubudaheranwa ni uko tutaba imbata z'aya mateka, tukibuka, tukiyubaka, ariko ntitube imbata z'amateka, tugatumberera ejo heza, kandi ejo heza twagizemo uruhare. Itorero rero mudufashije, izo nyigisho zikaba kandi zitagenewe abitorero gusa. Hanyuma hari imiryango imwe ikinangiye, hari abantu bafunguwe bari aho ku gasozi, bari abantu b'Imana irabashaka. Nimudufashe mubegere,
ubahumurize. Umuntu wafunze imyaka 29 akagaruka agasanga umugore baramurongoye ahagurukana umuhoro ari uwo nzi harugura. Abantu b'Imana irabakeneye kandi bakenewe nabo kujya mu rugendo rumwe nk'urwo turimo rwo kubaka u Rwanda rwiza rw'abakristo bagana kuri Kristo. Umuntu biciye abana bakabamara, umuntu biciye ababyeyi bakabamara, akaba ameze nk'umuntu wishwe n'agahinda, abo nabo Kristo arabakeneye. Rero izo nyigisho tubasaba ko mwashyiraho kandi tubizi ko ubushobozi bufite, muzakora inyigisho zishingiye ku ADPR gusa, zashirikora inyigisho zishingiye kuri ibyo byiciro n'ibindi navuze namwe muzi. Ingo zasenyutse hano kubera ibibazo bitandukanye, dufasha ubuyobozi n'ubuyobozi nk'uko nabwo budufasha kubaka igihugu gikomeye, kandi igihugu gikomeye mu muturage ukomeye. Ndashimira cyane abaturage ba Murambi, Gatsibo bagiye batanga amakuru kugira ngo tunamenye amazina nk'ariya twanditse hariya. Akantu kamwe nshaka gusaba abanyamurambi, nimureke tumenye impfu abavandimwe bacu bapfuye, byandike mu bitabo abandi baturage kugira ngo ibyo navuze hejuru nari gusubiremo tubigereho, kubaka igihugu cyiza cyifuzwa ndetse n'abatari abanyarwanda. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze. ndetse n'abatumirwa bacu bose muri rusange barimo by'umwihariko n'abakristo ba hano n'abaturage bo ku musozi wa Rwankuba ndetse n'amakorali. Nagira ngo munyemerere muri kano kanya tubereke bamwe mu batumirwa bacu baje kudufata umugongo no kudutabara uyu munsi, kugira ngo duterane tumenyanye ho gato kandi dukomezanye urugendo twakoze igikorwa cyo guhana ikaze nk'uko dusanga tubigenza. Kugira ngo muri kano kanya bereke ushumba ururembo rwa Gicumbi ADPR, akaba mushyitsi mukuru muri iyi gahunda, nahagare n'umushumba mukuru w'itorero ADPR, ahaguruke asuhuze kandi abakomeze. Imana nk'umugisha, kugira ngo kandi tubereke intumwa y'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo, akaba umuyobozi w'umurenge wa Murambi turimo uyu munsi, nawe abakomeze kandi abasuhuze. Umuyobozi murakoze. Tubereke nanone umuyobozi waza ahagarariye akarere ka Nyagatare, akaba DM, kugira ngo nawe tumubereke. Mwakoze kuza umuyobozi. Tubereke abahagarariye inzego zishinzwe umutekano, yaba umuyobozi wa polisi ndetse na RIB, nabo katubasabe yego mwakoze kuza ndetse no gukomeza kudufasha igikorwa cyo kurikirana umutekano muri iki gikorwa. Nanone tubereke abashumba baza paruwasi zigize ururembo rwa Nyagatare bahari, ndetse n'abafasha babo nabo bahaguruka tukabakira muri iki gikorwa. Mwakwigira hano imbere, niho twafatanyije gutegura iki gikorwa, bigira imbere
Imana ibahe umugisha. Yego, ntabwo tuvuga umwe umwe ariko ufite paruwasi zigera kuri 16. Mwakoze kuza, boneho n'umwanya wo kubashimira imbaraga zose mwashyize mu gutegura iki gikorwa cy'indashyikirwa twagezeho uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Mwarambura ibiganza namwe mugakomeza abantu bari aha munabasuhuza. Imana ibahe umugisha. Twakire abahagarariye ibuka muri uyu murenge Murambi na Kiramuruzi, namwe mwa dusuhuza abayobozi ibuka umurenge wa Murambi na Kiramuruzi. Mwakoze kuza, Imana ibahe umugisha. Twakire na abahagarariye imiryango yabo twibuka uyu munsi, banditse kuri ya rukuta, kandi imiryango yabo yabashije kuza, namwe n'ababahagarariye mwahagarara aho muri namwe tukababona. Mwakoze kuza, mwakoze kuza, mwarambura ibiganza aho muri. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuza. Twakire korali serukiye izindi, twabasaba aho muri mugahaguruka, harimo yamaze kuririmba ndetse n'izitararirimba. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane korali. Yego, kugira ngo mbere yuko nakira urubyiruko groupe ya Eje baje kubana natwe, niba hari abayobozi bo mu yandi matorero kuko twarabatumiye, dukorana neza amatorero yandi n'amadini abahari, namwe mwahaguruka. Yego, mwakoze cyane rwose. Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana namwe uyu munsi. Kugira ngo twakire iya groupe ya ALG turi kumwe hano, baje kwifatanya natwe, baza kugira n'umurimo badufasha muri gahunda y'uyu munsi, mu butumwa baza gutanga. Nagira ngo namwe muhaguruke yereke abantu bari hano. Mwakoze kuza, ndetse n'umuyobozi wabo. Imana ibahe umugisha. Twagira ngo rero nanone twakire abayobozi turi kumwe hano, by'umwihariko abayobozi dukorana bayobora amatorero, biganjemo aba hano muri paruwasi ya Murambi. Haramutse hari n'abafasha babo, nabo twabakira aho muri. Imana ibahe umugisha rwose. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Kugira ngo twakire umuyobozi w'aka kagari watwakiriye, Kagari ka Rwankuba, niba na gitifu mugenzi we ahari, ndabona ahari, reka abasuhuze. Umuyobozi wa hano rwose, Imana ibahe umugisha. By'umwihariko tukaba twafatanyije cyane iki gikorwa. Reka noneho nakire abakristo ba hano. Mwakoze. Reka nsabe abakozi dukorana ibiro bimwe ntashatse kubasoreza. Imana ibahe umugisha. I Kigali ndabonamo abakozi bashinzwe ibikorwa mu maparuwasi, ndababona ikora n'ibijyanye nacyo, birimo no kuremera abatishoboye, aho mu ncamake y'ibikorwa byakozwe birimo n'icy'uyu munsi, harimo yuko mu maparuwasi yacu yanda yose uko angana yabashije kuremera mu gikorwa nk'iki ngiki cyo kwibuka abatishoboye inka 16 zifite agaciro ka $7,234 n'amafaranga 500. Kandi n'iki gikorwa twujuje inzu y'utishoboye, mu matishoboye twubakiye
warokotse jenoside yakorewe abatutsi, inzu ifite agaciro ka miliyoni 2,868 n'amafaranga 500, umurenge wa Rwemasha wo mu karere ka Nyagatare. Hanyuma ibindi bikorwa twakoze byose bikubiye mu mirimo ikorwa mu gihe twibutse, harimo nk'ibi bikorwa mubona by'aya mahema, intebe n'indi mirimo ijyana n'igikorwa cyo kwibuka iyo cyabaye. Nabwo turashimira Imana uyu munsi ko tubashije kuzuza iriya monima, ari rwo rwibutso abashyitsi bakuru bavuye kudukingurira mu kanya. Tumaze iminsi twubaka, dufite agaciro ka miliyoni 2,986 n'amafaranga 500. Dushimira Imana ko uyu muhigo tumanye iminsi, kuko umwaka ubanziriza ushize nibwo twari twaje hano bashyiraho ibuye y'ifatizo, hanyuma nyuma yo gutegura gahunda neza dufatanyije n'abakristo bacu muri runo rurembo. Urwibutso tumaze kurwubaka kandi rufite agaciro tuvuze haruguru, bifite agaciro ka miliyoni 1,407 n'amafaranga 500. Bagira ngo nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa banyacyubahiro mu nzego zitandukanye turi kumwe, ijambo ryanjye ry'ikaze nongeye kurisoza mbashimira cyane rwose, rero ku mushyitsi mukuru, ariko nanone n'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo ndetse na Nyagatare rwatuzirikanye muri iki gikorwa, nk'uko twabahaye ubutumire hakaboneka abayobozi bahagarariye ku turere ndetse n'inzego zitandukanye. Turazishimira cyane cyane aha turi muri aka kagari ndetse n'umurenge wa Murambi. Igikorwa kugira ngo tukigereho baba badufashije ibintu byinshi. Turashimira buri wese uri aha ngaha igihe cyatanze n'ikiguzi byamusabye kugira ngo aze hano, kugira ngo twese dufatanye kwibuka abacu, fatanye kuvuga iri jambo rivuga ngo ntibizongere. Kwibuka
barakoze korali umubwiriza, barakoze cyane gukomeza kudufasha kwibuka, bati twibuke twiyubaka, bati kandi we warokotse jenoside humura ntabwo uri wenyine, bati jenoside ntizongera, kandi nibyo, bati twabonye urumuri rw'icyizere, ubuyobozi bwacu burahari, ntibushobora gushyigikira jenoside, imbaraga zirahari, umwanzi uwo ari wese washaka kwizana ntabwo byashoboka. Kandi ndakomeza abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri uyu mwanya turimo, nkomeza kubasaba ngo bakomere. Njye uhagaze hano nitwa Nzabirinda Jean Marie, umushumba wa paruwasi ya Gabiro, mpagurukijwe no kugira ngo tuganire ku mateka y'igihugu cyacu, amateka yacu, amateka tutagomba guhunga, amateka tugomba kumenya, ariko cyane cyane urubyiruko rukayitaho, rukayasigasira, by'umwihariko bakayamenya nk'abayobozi bacu uyu munsi n'ejo hazaza. Iki kiganiro tugiye kubagezaho gikubiyemo ayo mateka yose. Ntekereza ko abenshi mwese mukizi, mumaze kucyumva inshuro zitari nke, ariko ni byiza ko umwanya nk'uyu tugisubiramo. Ubundi amateka yacu
iyo dushaka kugira ngo abantu babashe kuyumva neza agabanywa mu bice bine, mu byiciro bine. Ni icyiciro cya mbere y'abakoroni, uko u Rwanda rwari rwifashe, uko rwari rumeze igihe cy'abakoroni, uko u Rwanda rwari ruri, ko rwaje kugenda rusenyuka igihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, byadusunitse bikatugeza muri jenoside yakorewe abatutsi ku mugaragaro. Hanyuma igika cya kane kikaba ari igika cyo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kwiyubaka kw'abanyarwanda kugeza uyu munsi. Igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi rero ni umwanya wo kugaruka ku mateka yayiteye, gusuzuma aho u Rwanda rugeze rwiyubaka no gufata ingamba zo gukomeza guhangana no gutsinda ibyo ari byo byose bishobora kugambirira kurusenya. Mbere y'uko abakoroni baza mu gihugu cyacu, igihugu cyari gituyemo abanyarwanda, ariko abanyarwanda bari bagituye bari abanyarwanda bafite ubumwe. Ni nayo nkingi ikomeye bari bubakiyeho, bwari ubumwe, kwari ugufashanya muri byinshi. Ubumwe bw'abanyarwanda bwashingirwaga kuri byinshi biri mu rurimi, umuco, amateka, iyobokamana. Umwami bemeraga nk'umuyobozi w'ikirenga kandi w'abanyarwanda bose. Imihango, imigenzo n'imiziririzo, bari bahuje indangagaciro kandi bakundaga igihugu cyabo mu buryo bumwe, ndetse bakemera no kukirwanira. Bakemera kukirwanira, bakemera kuba bamena amaraso kugira ngo igihugu cyabo hatagira ukibambura. Ibyo byose byabaga bishingiye kuri bwa bumwe bwabo. Ubwo bumwe rero niyo yari inkingi ikomeye, dore ko n'isenyuka ry'ubunyarwanda abakoroni bamaze kuza, icyo bihutiye gukora ni ugusenya bwa bumwe, gusenya ubumwe n'izindi nkingi zose abanyarwanda bari bubakiyeho. Wa muco barawuca, ya migenzo barayisenya, bayikuraho, indangagaciro zitesha agaciro. Bafata icyemezo cyo gukuraho itorero ry'igihugu, ari nawo musingi abanyarwanda bafatiragamo uburere. Niho harimo irerero, niho abantu babonaga impanuro z'uburyo butandukanye, ariko bakuraho itorero kuko ari ryo babonaga risa naho rituma abanyarwanda bavomamo imbaraga zishobora kubahuza. Abakoroni aho bagereye mu gihugu, umugambi wabo wabaye wo kubacamo ibice, ndetse bwa bumwe abanyarwanda bari bafite bashaka inzira zo kugira ngo babusenye. Hariho itegeko bagenderagaho kugira ngo babone uko basenya bwa bumwe. Bashaka inzira zo kutatanya abantu ngo babone uko babategeka, babacamo ibice, bakagenda berekana
ababangamiwe kandi babangamiwe n'ubuyobozi, bakagenda berekana abikanyije, ibyo bakagenda babicengeza ari intandaro yo kubyaza amacakubiri ndetse no kuba ingengabitekerezo, ari nayo yakururutse ikatugeza kuri karundura ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Mu mwaka w'1933 abakoroni bashyizeho ikindi gikoresho gikomeye cyatanije abanyarwanda, cyatandukanije abanyarwanda, igikoresho cyitwa ibuku. Bifuza ko buri munyarwanda wese agomba kugira ibuku, kandi iyo buku ikaba ari imuranga. Bashyiramo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ryari ubwoko bwavugwaga hariya na Bega, Abungura, Abacyaba n'abandi, Bazigaba, Bagesera. Ariko hakabamo n'irindi jambo ryitwa rase. Rase ni ijambo ritari rifite ubusobanuro muri kiriya gitabo cy'ibuku, cyangwa se ubundi ni buku mu rurimi rw'icyongereza, ariko nk'abanyarwanda bose babyigishijwe bavuga ko ari ibuku. Uwavugaga wese yumvikanishaga ko ari ibuku. Iriya jambo rero ryitwa rase niryo ryari ririmo kwerekana umuntu uwo ari we. Ni umuhutu, ni umututsi, ni umutwa. Ubwo umuntu wese yabaga agomba kuba afite izina rimuranga munsi y'iryo jambo. Ibyo byatumye abanyarwanda bivangura, haboneka abahutu, haboneka abatutsi, haboneka abatwa, ndetse bigisha bagaragaza ko inkomoko yawo n'ubundi atari imwe. Bamwe bakomotse muri Chadi, abandi bakomoka muri Ethiopia, abandi baba basangwa butaka, babaye aho ari abahigi, batunzwe n'inyama zo mu ishyamba gusa no kubumba. Ubwo rero ibyo byatumye abantu batangira kwiremamo ibice mu buryo bukomeye. Bigeze muri 1956 ndetse na 7 barema ibintu bisa n'amashyirahamwe, ariko kandi ayo mashyirahamwe akaba ari amashyirahamwe yari yashyirwagaho mu buryo buri politiki. Bagashyiraho amashyirahamwe ajyanye na bwa bwoko, bwa bundi banditse muri ka gatabo, bamwe bakitwa aba, abandi bakitwa aba. Ayo mashyirahamwe niyo yaje kuvamo amashyaka. Mu mashyaka yariho yadominye hariho Paremihutu, hariho Aporosoma, hariho Raderi, hariho Inari. Ayo yari amashyaka yari yaramaze gushyirwaho, ariko akomotse mu mashyaka mu mashyirahamwe yari yaragiye aremwa buhoro buhoro. Ayo mashyirahamwe bakayabigishirizamo inyigisho z'amacakubiri, ariho hahandi bigishaga amategeko 10 y'abahutu, ariho hahandi basohoraga ka gatabo kasobanuraga manifeste y'abahutu, ibyo bagomba kugenderaho, kwiyemeza ko bagomba kwigaranzura umwanzi wabahejeje hasi, wabavukije kubaho neza no kugubwa neza. Kugeza ubwo hafashwe icyemezo muri 59 amashyaka arushaho gushyiramo imbaraga nyinshi, ariko aba banyamahanga, aba bakoroni bashyigikira amwe mu mashyaka mu rwego rwo kugira ngo barwanye abari mu mashyaka batemera. Aho niho habayemo gushyigikira Paremihutu, bashyigikira Porosoma, kandi ayo mashyaka yaragizwe n'abahutu gusa.
hanyuma icyakurikiyeho nuko muri 59 byageze ku rwego bashaka uburyo bwo kwivuna umwanzi, barabatwikira, barabasenyera, barabirukana, babavana mu gihugu cyabo, barabanyanyagiza, abandi batangira abantu baratwikirwa mu buryo bukomeye, abandi barahunga, abandi barapfa. Guhera ubwo abatutsi batangira guhura n'akaga gakomeye, bararenganywa kugeza Repubulika ya mbere n'iya kabiri uko zagiye zisimburana, zose zabaye izo gushingira hamwe, kwerekana ko umututsi ari inzoka, ari mubi, ari ngombwa ko bagomba kumurwanya, bakivuna umwanzi, kandi koko bakabikora bavuga ko bakwiriye gukoresha ibishoboka byose, kuko n'ubundi nubwo ari umugome ntacyo yageraho, kuko ari nyamuke, babitaga abanyamuke, hanyuma abandi bakiyita rubanda nyamwinshi. Abo rubanda nyamwinshi rero bakavuga bati nta mpamvu zo kumva dukwiriye gukomeza kurengana, kandi ari twebwe tugaragara ko ari twebwe benshi mu gihugu, igihugu ni twebwe dukwiriye kukiyobora, ni twebwe dukwiriye gukora ibigaragara nk'ibyo bakoraga, nta mpamvu banyamuke ari bo bakwiye kutuyobora. Ubwo rero hapfuye abantu benshi, uretse abahunze bakajya ishyanga, bakagwayo abenshi ndetse bishwe n'ubworo, inka zabo barazitaye mu Rwanda. Abari mu gihugu guhera icyo gihe muri 59, 62, 63 bakomeje kwicwa kugeza 69, 73. Icyo gihe hari umutekano muke, bicaga mu gihugu hose. Iyo ukurikiranye amateka usanga hari uduce bibanzemo, uduce twa Gikongoro, uduce twa Gitarama, Bugesera, Byumba, aho hose hishwe abatutsi benshi. Iyo ugereranije ubona abantu bishwe barenze 35,000, ariko Gikongoro y'ubwayo nyirizina hapfuye abarenze 20,000. Hanyuma ikwirakwizwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri byarushijeho kwiyongera, ryigishwa mu mashuri, rishyirwa mu ngabo, rishyirwa mu baturage. Abantu bose bigishwa ko umututsi ari mubi, barabanga, barabahiga, barabarwanya. Umututsi iyo yapfaga nta rubanza, hapfaga uburenganzira bwe bwabaga ari nk'ubw'ikimonyo, nta handi hantu yabarizwaga, byabaga bisa naho birangiye. Hanyuma muri 73 Habyarimana yakuze kudeta, ayikorera uwitwa Kayibanda, ajya ku butegetsi ariko yitwaje ashaka, avuga ko ngo aje gukemura ibibazo n'imidugararo yari mu gihugu, ariko ibyari ikandamizwa abyitiringaniza. We azarwanya ikandamizwa ariko azaniringaniza. Iryo ringaniza riza mu mashuri, iryo ringaniza riza mu kazi, iryo ringaniza riza mu hirya no hino, kugeza ubwo nta mututsi wemererwaga kubona akazi hatabanje kumenyekana ni bangahe barimo hariya. Ntabwo byaterwaga n'ubumenyi umuntu afite, ntibyaterwaga n'ubushobozi umuntu afite. Umuntu yabonaga akazi kubera impamvu. Umuntu ntabwo yajyaga ku ishuri kubera ko afite ubuhanga, afite ubumenyi,
ahubwo umuntu yajyaga ku ishuri kubera ko yarobanuwe, yashyizwe ku rutonde rw'abazajya kwiga segonderi na kaminuza. Wabaga adafite uburyo ngo yirwarize ajye kwiga amashuri ya prive, ubwo nyine akazi ke kari ako gushaka ubuzima akoresheje izindi nzira, kandi nabwo akaba ashobora no kuhagwa. Ibyo byarakomeje muri 75 Habyarimana asaba ubuyobozi gushyiraho itegeko ryambura uburenganzira ku mitungo y'abantu bahunze. Abantu bahunze, abatutsi bagiye hanze y'igihugu, ashyiraho itegeko ryo kubambura imitungo yari mu Rwanda yari ibanditseho. Afata itegeko ry'uko iyo mitungo igomba kwegurirwa igihugu. Muri 82 ubwo impunzi zari zarahungiye mu gihugu cya Uganda zaje kugira umutekano mukeya zitewe n'ubuyobozi bwari mu gihugu, bwari buyobowe n'uwitwa Milton Obote, niho havutse ikibazo gikomeye. Boherezwa iwabo, bagarurwa mu gihugu, baraza bakambika mu gihugu, ariko bifuza uburenganzira ko bakwiriye kuba mu gihugu cyabo, ko bahungutse, ko badakwiye gukomeza guhera iyo. Habyarimana afata itegeko abamenyesha ko nta buryo bagomba kubona ubutaka igihugu cyuzuye, bakwiriye kurwana n'uburyo birwanaho bagasubira iyo bari bari, kuko nta hantu na hamwe bashobora kwemererwa ngo bature. Hanyuma rero icyakurikiyeho barongera barabamenesha, barabirukana. Icyo gihe muri 87 nibwo habayeho icyemezo cy'abana b'impunzi bari hanze, bafata icyemezo, bariyegeranya, bashaka uburyo bakwiriye kuza bagasubira mu gihugu cyabo, badakwiriye kubuzwa uburenganzira igihugu cyabo ngo babe ishyanga kandi hari igihugu bavuga ko cyuzuye nk'amazi yuzuye ikirahure. Bafata icyemezo baravuga ngo reka turwane, turwane ishyaka ryacu, turebe uko tubohora igihugu, natwe dutahe tuba abanyarwanda bene igihugu, natwe tujye kubaka. Ariko nkuko mubizi, itariki ya mbere Ukwakira muri 90 nicyo gihe cyo kwinjira kw'abana ba FPR Inkotanyi, bazanywe no kubohora igihugu, bazanywe no kugira ngo ryaringaniza ya macakubiri. Abantu babaga bagiye mu kazi bakakabuzwa nuko bagomba kuba bafite inkomoko, iyo wabaga utazwi aho ukomoka, ikindi kandi udafite ibimenyetso bikugaragaza uri we, ntabwo akazi washoboraga kukabona. Urabizi ko bimwe mu ngengabitekerezo ya jenoside abakoroni bazanye hari harimo gutandukanya isura y'abantu, amazuru, uburebure, ubugufi bw'abantu, bashingira kuri ibyo. Hanyuma kandi ibyo byarakomeje no kugeza muri 90 kugeza 89, ibyo nibyo byari bigize igihugu. Nanze kwirirwa mvuga ibintu byinshi, ariko mwibuke ko mbere ya 90 umwana wese iyo yabaga ari mu ishuri buri munsi yagomba kugaragaza uwo ari we, kurambura ikiganza, kwerekana ishinya niba yirabura, amenyo y'igitare, kwerekana amazuru, kuba agomba guhaguruka akisobanura. Niba ari umututsi akajya mu ruhande rw'abatutsi, bakarambura ibiganza hakarebwa abinjiye muri classe, abatutsi bangahe, abahutu bangahe. Ibyo byakorwaga, ni raporo yagombaga gutangwa buri gihe kugira ngo bamenye ngo abatutsi ni bangahe barimo kwiga, abahutu ni bangahe bari kwiga. Muri 90 rero aho aba bana ba RPF Inkotanyi bafatiye icyemezo cyo kubohora igihugu,
ku mbaraga batangiye kwinjira nibwo MND ndetse n'ubutegetsi bwa Habyarimana bafashe icyemezo cyo guhangana n'uwitwa umututsi wese mu gihugu, kuko yitwaga icyitso. Batangira kubita amazina atabaho, batangira kwambura abantu ubumuntu, bakavuga ko abateye atari abantu, ari inyenzi zo mu myenda, bafite amatwi atendera, bashorewe n'umugore ufite ibere rimwe mu gatuza, bafite imirizo igenda. Mu kuri abari mu gihugu guhera muri 90 kugeza 93-94, abenshi batari bakamaze kumenya inkotanyi n'umugambi wazo, babicengejwemo hakoreshejwe inama zitandukanye za mitingi zakorwaga, babihimba mu ndirimbo, za mitingi zirakorwa hirya no hino, bakerekana uburyo ki abantu baje ari abanzi. Ikindi niho hafashwa abantu benshi batandukanye guhera muri 90, baricwa bicwa nk'ibyitso, abandi barafungwa, kandi bafungwa mu buryo bubi bukakaye. Hagakorwa za mitingi zitandukanye hirya no hino. Iyo tuvuze mitingi Murambi yo ibyumva cyane, niba hari ikintu Gatete yashishikarije abaturage ni mitingi. We nta nubwo yatumaga, yakundaga no kuyiyiziramo nyinshi. Nubwo jenoside yabaye atakiri n'umuyobozi, atakiri burugumesitiri wa komine Murambi, ariko yari afite imbaraga zihambaye, kuko no muri mitingi yiyiziragamo. Bakoreshaga ibitangazamakuru birimo radio RTRM, bari afite abanyamakuru babizobereye, bazi kubyina indirimbo zikangurira abantu. Nta kabari na kamwe katari karimo indirimbo za Bikindi. Abajyaga guhinga mu gitondo bagendaga bumva indirimbo za Bikindi, bagahinga bazumva ku maradiyo. Ikindi, ibyo bitangira muri 93 guhamagarira urubyiruko kubigisha ubwicanyi. Aho benshi barabizi ko ari abafunze, ari n'abafunguwe yenda barangije ibihano byabo, ari n'abasabye imbabazi. Izi ni inyigisho abenshi bigishijwe. Jenoside kugira ngo ibeho byatewe na leta yitaza kubigiramo uruhare, jenoside ntiba yarabaye. Hanyuma ariko kubera leta yabishyizemo imbaraga zose, bahamagara urubyiruko kurwigisha ubwicanyi, babatoza kujya mu ishyamba, biga ibintu by'ubwicanyi. Muri 92 na 93 abanyeshuri bigaga bajyaga gusoza kujya gukora ama examen y'imirimo y'amaboko. Buri muntu wese bamwigishaga ko bazamuha amanota kubera ko yazanye nta mpungano. Abenshi babazaga inkoni za nta mpungano, ubuntu bw'ubuhiri. Ibyo akaba ari byo bitangirwa amanota mu ishuri, kandi aho babirundaga imodoka zarazaga igihe cyagera bakabipakira bakabijyana hitwaga kuri komini. Aho rero niho bakuye ibikoresho byose bihagije, batoza urubyiruko kwiga kwica, babambika ibyatsi, babambika imyenda itandukanye. Hashyirwaho amashyaka, kandi buri shyaka rikagira abahungu b'abasore n'abakobwa bagomba kujya kwiga kugira ngo bazabone uko bazakora akazi. Ka kazi mwumvise basabwaga kuzinduka bajya gukora, babyinaga imbyino zivuga ko ngo bari buzinduke bajya kubarimbagura, gukora akazi nyine, kubatsembatsemba, kubamaraho. Akaba ari ibintu bya morali, abantu bose babijyagamo bazi ko ari morali. Muri 93
ubwo hari hatangiye kuza amashyaka menshi, nibwo MRND yateguye umutwe ukomeye w'interahamwe sederi, ishyaka ry'abahutu gusa bavanguye, bashyiraho umutwe ukomeye witwaga impuzamugambi. MRND ishyiraho umutwe muri Murambi by'umwihariko abagore, umutwe w'abagore. Ako ni agace kihariye kinaha muri Murambi, nubwo bitanditse hano ariko ni igice cya Murambi nk'amateka azwi. Abagore babitaga baki? Abagore babitaga interamwete. Abo bose bari abantu batorezwa kwica, gukoresha inzira zose zizashoboka kugira ngo bikize umwanzi ubari imbere. Uwo mwanzi wavugwaga yari Umututsi. Hanyuma ibyo byakurikiwe rero na karundura ya 1994 ku itariki 6 nimugoroba, ubwo indege ya Habyarimana yamanukaga itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Koloneli Bagosora yateguye umugambi, hanyuma akorana n'agatsiko k'abasirikare mu kigo cy'i Kanombe, barasa indege ya Habyarimana. Aho imariye kugwa, umugambi bari barateguye uratangira ushyirwa mu bikorwa. Cyari kiriho kwari ukugira ngo barwane n'umwanzi, kandi kurwana si ukujya kurwana n'abari bafite intwaro bagenzi babo, ahubwo bari baratojwe, imihoro barayiteguye, nta mpungano ziraho, ubufuni barabuciye nk'ubujya gucukura imisarani, bari barateguye ibikoresho byose barabyiyegereje. Hanyuma rero imbarutso kwari ukugira ngo babone uko noneho bikiza umwanzi. Ku itariki 7 baratangira barica. Iyo dukurikiranye amateka, jenoside yatangiye icyo gihe, imara igihe kingana n'iminsi 100, hapfa imbaga y'abanyarwanda, hapfa abatutsi barenze miliyoni mu gihugu, kandi ukabona ko mu duce twose tw'igihugu bose bari bamaze kubitozwa. Mu ntara y'Amajyepfo ntabwo nakwirirwa ngenda nsoma amakuru yose, ariko mwibuke ko ariho ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 hashyizweho ubutegetsi bwa Sindika Ubwabo Theodore. Ubwo butegetsi bwitwaga ubutegetsi bw'abatabazi. Icyakozwe nuko bashyizemo imbaraga, we na Minisitiri w'Intebe we witwaga Kambanda Theodore nibo bafashe icyemezo, batoza abantu, babigisha ko bakwiriye gukora, ndetse ko n'ahandi babivuze, ndetse ko interahamwe zikwiriye kujya mu gihugu hose zikubahiriza ibyo zasabwe gukora, imyitozo zahawe zigomba kubishyira mu bikorwa. Ibyo byakorwaga, byavugwaga hirya no hino mu baturage aho babaga bicaye babatoza iryo jambo ryo gukora, ngo bagende bakore, bagende barangize ibyo basabwe gukora. Imbere ubumwe bwacu nk'abanyarwanda, ibimaze kugerwaho ni byinshi kandi byubatse umusingi w'ubudaheranwa. Dukomeze twiyubake, twibuke tudaheranwa n'amateka. Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko rukwiriye kwiga no kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo birinde icyakongera kuyitera, ndetse banamenye ukuri bashingiraho bavuguruza abayihakana, abayipfobya, n'abakomeje kuyikwirakwiza n'ingengabitekerezo yayo, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ni ngombwa ko mu miryango ababyeyi baganiriza, bakabwira abana babo kuri ku mateka y'u Rwanda, birinda kuyagoreka no kugendera ku binyoma by'abafite ingengabitekerezo y'urwango.
bigisha abana babo kwimakaza urukundo rw'igihugu cyabo no guharanira ko abanyarwanda bakomeza kuba umwe. Uwo ni wo murage dukomora ku bakurambere kandi dukwiriye kubakiraho ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, dukomeze guha icyubahiro abayizize, dufate mu mugongo abayirokotse, twimakaza umuco w'amahoro, twamaganire kure ibikorwa byose ndetse n'amagambo yose agaragaramo ingengabitekerezo ya Jenoside. Twibuke kwiyubaka kandi tudaheranwa n'amateka mabi. Imana ibaho umugisha. Isano y'ubunyarwanda bimakaza igihango cy'ubunyarwanda, nuko bageze mu Rwanda amacakubiri ubwo turayasira dutatira igihango cy'ubunyarwanda, ubwo dutora impiri n'impigi abatutsi barishwa biradogera. Ubumwe bwacu ubwo burahatikirira, nuko inkotanyi cyane zirahagoboka cyane, zirokora abamishwagaho insinda na sida, ngo urwango n'amacakubiri bicike, umucyo n'amahoro bimurike. Mvuge nte Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ko mwazize ubwoko mutihaye, igihe mwicwaga n'abo mwagabiye, nshimye FPR yadutabaye, inkotanyi zaritanze ntiziraye. Ndibuka Abatutsi bishwe baboshywe, ntitwakibagirwa namwe mwaroshywe, ndetse n'izindi mfura z'u Rwanda zatwitse, ababyeyi bacu n'inshuti n'abavandimwe ntituzabibagirwa na rimwe.